bana banjye rero Yego mama. nabateranyirije hano kugira ngo mbasobanurire impamvu turi muri iyi nzu. Yego. Wenda mushobora kuba mwarabyibajije ariko mwari mutarabimbaza. Natwe tubonye twimura igitaraganya tuvuga ati se habaye iki? Ya nzu rero twabagamo byabaye ngombwa ko nyikodesha. Ariko impamvu nyikodesheje ubushize ibyabaye kuri Fabien murabizi mwese mwari muhari. Yego. Yansabye amafaranga menshi biba ngombwa ko ngurisha ya moto. Ubundi moto ntabwo yabikavarinze neza biba ngombwa ko nkodesha ahandi twabaga tukimukira hano kugira ngo amafaranga hariya bazaza bama kubera hariya ko murabizi ko Ari hanini. yego amafaranga bazaza bama hariya nge nongeraho ayo bano bapangayi barimo kuma hano naha narahaguze ariko nubwo mutari mubizi ntabwo nabibabwiye. Okay. Mere n'indanje. Hano hantu sikari hatoya cyane Mere. Ubu turahabagwe. Murarana muhariya mwese. Se bagabo tugiye kuzaya turara duhekeranye nk'imizi. Muzaza murara hano muri batanu. David mwese nta mwana urimo. Umwana urimo ni Simiyoni kandi nawe ndumva amaze gukura. Aho kugira ngo rero mukomeze mu stress. Inzu ni noya ntago mubona mu kwirwa. Wumva afite ubushobozi. Ni ukuri kw'Imana mbahaye uburenganzira. Mujye kwikodeshereza cyangwa se mushake namwe mugira ingo zanyu. Ikintu nagusaba nka Mere wanjye. Bari abapangayi barimo hariya hanze bakuremo. None ngiye nihereza muri buriya buvumo bwa hariya. Ndeka kuguma ngongana nawe. Ariko kaba kuranzurananiye koko. Ugende hariya muri ziriya nzu ufotemo shambure uzanemo indaya. Oya, urabizi nge nditonda. Wowe na Fabien mwarananiye no mu bavuga ntago bakaba birimo. Nasemera munazajya ahantu mani bati bisakuriza abantu. Babasakuriza nyine ariko baranyishyura. None se amafaranga abatunze ngeze azanye ko. Nabona hamwe peti. Mere tuzane yindi se. Maze kumwe tungaye. Akasaka gatatu se. Byoma bizama gitana ndaga. Ariko kamwe ikintu tugiye kuzamukorera. Uyu ni Mere wacu. Tutarebye ukuntu bino byuma yabigabanya. Biza bimaze kuba byinshi. Nawe uzabanza gabanya itabi. Itabi ko wenda ntago kwita. Ko biri kuvuga ibiki byanara. Muri kuvuga iki? Turi kuvuga ngo uzagabanye inzoga. Reba ukuntu uba wabaye. Aso no. Wayo muhimu. Ndayenywa ariko nawe urakabye. Mere wacu. Mwa n'itabi. Mwa n'inzoga. Vuga n'ibindi. Oya. Mereza. Ariko itabi narariretse. Nende dusuye amasaha. Nawe. Tendere. Keramere. Nuko manga. Simbizi. Simbizi. Baje kukureba. Nawe baje kukureba. Ujye gukingura iki? Nuko manga. Halo simari tegereza.
niyo ya mama na ninde ukomanga hano wakoze iki nta kintu nakoze wibye ese bashkwirikira injira mwiriwe Mama direct you know. Kandi byagenze bite? yakoze iki ubundi yakoze Byagenze bite? twari mwana utananiye yakoze nta kintu nakoze bari yakoze Ukoze iki wowe? umutwara nawe utananiye yakoze yafashe ukuboko bari kumbeshyera yewe Reka bamujyane zibara y'umureke. bari kumbeshyera Reka bamujyane n'ubundi naho ugiye cyawe. Twara. Mureke bamutwara mureke. So iki cyo kagisize. kumurikira Yego sha wari yicariye kaba kawanjye sha nuko utazi ukuntu zari zindiye wakintu bimeze bite uzi utuntu banyujijemo two mu nda komera dukunda banaye Shumi. amasaha 3 yose Mpuye n'abahungu hariya barankandagiye abana nzabakorera ninde wibye Fabi ninde wagambaniye imodoka ikabaka ubundi mu mutwe yayo harakora ubu narabyanye naherekeje abandi ako barabaroze uyu nguyu niwe wabanje ntanga amafaranga ngurisha ibyanjye ngukurayo none dore nawe ese ko wanze ko bari abapangayi bagenda kumvaga inyoro none uyu uvuga nk'ibyo mbona umva urimo kumusaza wanze kwiga wiga primaire nayo niwe yishoje ubu iyo wiga ntabwo waba ufite akazi ukora nk'abandi ese kuri kumva wizaye Gucye mvuze se ntabwo uri kubyumva ngiye nizo ruta yawe man tazana ibintu bire ujya kwandika message ati kabaga mundebera hano ne reba wowe Ikize. jemba niyandikiye ngiye nawe ufite amashuri menshi Abo ngiye. ese ababyeyi kwiga. muratinyuka mugasakuza ndi hano soni ngiye kunanira cyafa mugiye no piyese kitangiye kunterura ngiye guterura se ngiye gukozeho nkurikije n'ibintu bankoreye nanjye nyine cyari nguhereze nguhereze none se mani ni iki akunde kamubaza iyo ugambanira ikamyo ubundi babaye angahe sidihisa se mani igihe gikorera iheza none se suzi ko nari ntangiye gukodesha yagenyero hariya natanze vansi nari nsigaranye irindi 100 bari amezi 3 bari banciye igihe 5 nabahaye amezi nabahaye 100 mbasigara mandi senkani babwira ko senkani yazana ngiye kuyibamo genyero mama musenkani oya kuko turajya kubana mwubwo buvumunye akasa nasiga mere mani aho nari baza afite mani kono bingana cyakoze mere tumutesha umutwe mwana sawa nyine nyikakurira kanashanisha sha ngiye guhinduka waraje siko mere yazasara kubera twebwe Fabio agiye kujya akora ikosa munyuzamo utuntu nanjye nicunge ntari kuko ndamubuta ninjye wamurangiye akazi
Soni uramfatira umwana ukajya kumukubitira muri tuwarete. Njyewe Wankubise nyine. Fabien njyewe nagukubise njyewe. Uteye muri tuwarete. Cha Imana ikubabarire rwose. Atarankubise mama. Wibeshya reka kumbeshya. Erega n'ubundi uri umujura. Umuntu ariba. Agira ate? Ko yarabiretse. ariko mama ntabwo ari ukubesha ko ari umujura ntabwo David abesha aho mwibaze harahijya abantu bose mu isoko nibamara kumenya ko ari umujura natwe bagatangira akatwita abajura. None niyo mpamvu mwamufashe mujya kumukubita. Ubwo se mwamufashije iki? Mwese bamukubise. Ako se ntabwo muzi ko yahindutse. Ahubwo njyewe ibyo ntabwo nabyemera. Umuburire hakiri kare. Kubera ko urabizi ko ari njyewe umusekirite muri rasoko. David Charles. Reka mbanze nkubwire. Uburire umuhungu wawe. Reka nkubaye nacyo. Ariko uburire uwo muhungu wawe. Njyewe aho kugira ngo mbura akazi kanjye. Nawe urabizi ko kari akazi ariko kadutunze niko kadufasha muri buri kimwe cyose hano mu rugo. Aho kugira akazi kanjye nka buri umuhungu wawe azagira akantu na gato akora muri rasoko. Njye ubwanjye nibyo zamwijyanira kuri polisi. Ako nansoni nanisoni mufite. Iyo uvuga ngo muri umuntu wawe bamufunga. Nirirwa senga Yesu Kristo Imana yo mu ijuru byose Maria na Mana nimwe narasenga. Ariko kugira ngo tugire icyo tugeraho. Umuryango wanjye basi wa Betty ugira iterambere ugeraho mubona akazi mukore natwe dukire twiteze imbere. None ni mwebwe murimo ushaka kugambanira muri umuna wanyu. Agiye mu kazi nawe ashaka kugira ngo agire icyo yigezaho. Gihe n'ukuri ko Imana musigaye mushyushye umutwe mukanzamurira n'isukari. Mama. Bigenze bite se ka? Mama bayiki. Yesu waje. Fabien mama bayiki. Bigenze bite we? Mwese mwamuranga ntabwo mwabireba. Tonde. Ushaka kubana se? Agora watumye bamfunga. Agora watumye bamfungisha. Papa nawe ndakamazi. Uzumureze ibintu yankoreye man. Shaka usura mugeza umusenzi. Uzumureze undishishe man. Papa wa umfata kuba ariko mbabarira. Babarira problem babarira ko banze muhere. Uzumureze we mpamvu uri kwivugisha nuko utazi ibintu bankoresha ubu kandi ni bibisenzi yirwa yawe. Bora kabisubira. Mazanye ibyo biyoga byica abantu kabisa. Fabien tumeze bite? Salama. Tumeze bite se ko mbona mwigize ibihono? Mwigize amadage. Uraza kuzantuzi byabaye nka no kubaza ahubwo tuza mu bimeze biti bikise. Abaye iki nyine? Ibi bintu
kumbona Mary se ntawe uraha nyine ntawe uraha ahubwo akaba atubaza kuki Mary atarahangara ese ndabura kubibabaza kandi ari mwebwe mpasanze araryamye bimenyerera ari kwa muganga ntawe urahangara ari mu bitaro byagenze ute nyine ko nagiye Mary ari muzima ari hano muri kumwe byagenze ute genda ubaza abaganga nyine ukuntu byagenze yaserereye nanuza bawufite agwa igihumure kwa muganga kiriya kigo cyagwanye na mama ntabwo bagwanye imana ni batonganye gusa na David sinzi byabaye ubwo ntabwo tuzi ngo ni iki cyamufashe icyo nababwira bimeze bite wowe kwa muganga yakubwiye ngo iki Mary arwaye impyiko ngo Mary arwaye iki Mary arwaye impyiko kandi ubwo nawe wamutesheje stress ngo nawe mujura ubwo uratangiye kuzana iby'ubujura hano hasi mwari kusa kuzangava Mary yarwaye utangiye kuzana iby'ubujura ese urukumva umwanda ari kumbwira Barato David nawe Fabien kabaka amakuru nyine uravuye muri ya myotsi yavuye guca amakuru kuvuga ngo impyiko za mama zarananiwe zarananiwe cyane gusa imwe nigerageza ariko indi yone nkaho itarimo kandi ngwakeneye amafaranga miliyoni 20 cyangwa se akabona umuntu mu impyiko akamubwiza ukuri miliyoni byose niwe wabiteye Mary yanywaga inzoga ariwe mukuru dukuri yigeze amubuza kunywa inzoga gusinga mwamusazaga se ntabwo ari mwe mwabiteraga byose ibiki kandi mwebwe abakuru kuki mutabwiye Mary ngo agereka kwiyahura kuki mwe mwatumye ariko kwanga ariko mwabasenze Mary aragwaye mu kuzana ngo kunywa biratuma kirasa neke dushake ikigeretse kuri ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo no mu gihe iyo atarabona umuhimpyiko cyangwa se miliyoni 20 ngo ziboneke tugenda tumugurira impyiko hanze birasaba ko agomba guhabwa ubundi bufasha kandi mu cyumweru kandi inshuro imwe n'ibihumbi 100 ubwo mu cyumweru ni 200 none ngo turayakura aya mafaranga atabiza dute ntabwo mbizi ariko nyine tugomba gushaka amafaranga Mary akavuga ngaho rero simwe mufite akazanga wowe na David ugomba kuvuza Mary rero so ubona ukuntu batwijyaga ngo mu gitondo ngo bagiye mu kazi ngo ntidukora ngo turabajura bamushyira amafaranga mukorera hano ariko mwabicucu mureke mbabazi niyo muravuga ngo twe turakora mwe ayo babatanzeho bagurisha bari kubafunguza si menshi nese ni nayo wakoreye waretse tugakuramo impyiko imwe tukagenda ukamusimburiza impyiko ubundi wowe kuri yawe kubera amatabi nta nicyo yamumarira kuvuga ko dukora bababwiye ko duhembwa ku cyumweru cyaduhembwa hashize ukwezi cyangwa uko ubizi mu mafaranga membwa hari 400 bigezemo se none se imyaka umaze tutajya ntabwo ari twe imyaka umaze ukora ujya ibiryo by'ubuntu uba mu nzu y'ubuntu wabihashye reka mabwire mama wabiha umva mbabwire n'ikindi rero muzi ko Mary yarwaye nkagenda mukurikiye ngiye kwa muganga kumubaza naba ngiye kwa muganga bona Mary nyirukana ku kazi ma dore n'imfunguzo ngiye kuzibasubiza kuzibasubiza ku kazi bakari iri serese bakwiruka shahabiretse se n'ukuntu wabasubije amabuye y'agaciro mani giye ngo ana ababoss ntabwo ari abantu uvuze iki mani yatora niyo menya ko narayagendanye mani ubusana ari buvuze Mary mani yabasubiza mani none nyumvira ibyo ariko ubundi icyo gitwe cyawe ndabibona nta bwenge burimo shahabireke nawe nuko wawe unaganaho ibisatsi mani mugira amahirwe sinkora muri ibyo biro byanyu we uzi guhura nka kwa kundi amata kugera mu kanwa akakujabuka ari yakugezemo ndwa ntiri yandagaza hakintu mutekereza mwewe hakintu mutekereza
aho kugira amera agwe mu bitaro wakicwa n'isasu cyangwa bakarinyuza mu kibuno ugapfa bikarangira. urufunguzo rw'abanditsi bitatu amabuye y'agaciro muri ofisi ya boss imfunguzo ziri hano mama aragwaye wowe mayini seti yawe ntabwo utekereza